Ndabasuje mwebwe yakomeje kudukurikirana ku yaba official ngiye turi kumwe n'iradukundana ikiganiro cyacu ni amahitamo. Ikiganiro cyatambutse twavugaga ku mahitamo muri rusange, ubu ngubu cyo twuzaniye ni icyo wagenderaho cyangwa ibyagufasha mu guhitamo uwo muzabana. Akaramata. Ucyumva iyi ngingo tugiye kuganiraho isebaza ati se ni ikihe kintu cy'ingenzi namenyeraho umuntu uzabana akaramata. Wenda nawe ujya ubitekerezaho bikagushobera, ariko ndagira ngo ubwire ko ntawe uzaza kukubwira cyangwa ngo aguhitiremo uwo muzabana. Ni wowe ubwawe uzafata umwanzuro ugati mfashe umwanzuro mpisemo tugomba kubana akaramata. Iki kibazo abantu benshi bakunda kukibaza iyo babona igihe kiri kubacika cyangwa kiri kubasiga, aho uhita ufata umwanzuro ukavuga ati nkeneye umuntu umwe tugomba kubana cyangwa tukundana tuzabana ejo hazaza. So twabakusanyirije rero bimwe mu bintu byagufasha mu guhitamo, dore bimwe mu by'ingenzi twabateguriye. Inama ya mbere na mbere urukundo. Iri ni ijambo rikoreshwa kenshi ariko abenshi ntibajya babisobanukirwa. Ubundi urukundo ni iki? Icyo nzi cyo ni uko abantu benshi badashakana n'abantu bakundana cyangwa bigeze gukundanaho, ariko byakabaye bihinduka. Nk'aho umwana w'umukobwa w'imyaka 18 ashobora gukundana n'umuhungu bigana rwose aho umwana w'umukobwa ashobora kujya mu rukundo n'umuhungu bigana rwose bakimariranamo, ariko nka nyuma y'imyaka ingahe ukabona umwana w'umukobwa amutanze gushaka. Bivuze yuko urukundo rurahindagurika cyane cyane ku mukobwa. Abandi ugasanga barakibaza ati se ubundi umuntu agira inkundo zingahe? Nanjye ibyo biranshobeye. Gusa ibyo ari byo byose uzakora uko ushoboye uzabane n'ukunda. Aha turakibaza tuti urukundo se ni iki? Igisubizo burya ngo nuko urukundo ari umuntu ubyiyumvamo we ubwe, nta wundi wabikumvira. Inama ya kabiri batubwira, nta rukundo rutagira ibirugena rubaho. True love igira ibirugenga. Ntihazagire ukubeshya ngo unconditional love, wenda naragukunze se nta kintu nagendeyeho. Ibyo ntabwo bishoboka. Nta muntu ujya mu rukundo adafite icyo agendeyeho. Nubwo umuntu ashobora kuza akakubwira ati nagukunze ntacyo ngendeyeho, ariko nitegereza neza uzasanga atari byo pe, arakubeshya. Nubwo abantu batifuza ibintu bimwe, ariko buri wese afite icyo yifuza ku ruhande rwe. Aho uzicara ukavuga ati ndashaka umugore wubaha Imana, ubwo ni rumwe mu rugero rugaragaza yuko nta unconditional love iriho. Icyo ni ikintu ugendeye uvuga ati ndifuza umugore umeze gutya na gutya. Aha nakibaza neza, kuki utahisemo gukunda umuntu w'ubwawe wo mu mutwe ugenda utoragura amashashaho? Bivuze ngo nta unconditional love ibaho. Wenda biratandukanye ku bantu, ariko buri wese agira icyo agenderaho, cyaba cyiza cyangwa ikibi, ahitamo umuntu bakundana cyangwa uwo bazabana. Iyi nama ikurikiyeho batubwira irajyana n'iyo tumaze kuvuga haruguru, gushyiraho umurongo ngenderwaho ariko ntibihame mu rukundo. Aha singiye kukubwira ngo ukunde umuntu ufite ibi n'ibi kuko niwe uzi ibyo wifuza. Aha ngaha twafata urugero nk'aho ushobora kubaza inkumi ebyiri ute ese umusore wumva mwabana yaba ameze ate? Umwe akakubwira yuko adashobora gushakana n'umugabo unywa inzoga, undi akakubwira yuko uwutanywa inzoga batashobokana. So bivuze ngo buri wese agira ibyo agenderaho nk'umurongo aba yarihaye nyine mu rukundo rwe. Ariko nanone twibuke ko nta mwe izabuza inenge, ntabwo ibintu byose wifuza ariko uzabibona. Nshuti yanjye yitonde rero, jya witonda ntibibihame. Uzagera ubona ibyo wifuza by'ingenzi, ariko ibindi uzagera uduhode. Witonde mu by'urukundo. Inama ya kane batubwira gushingira ku bintu bizima kandi umuntu ni mugari. Ese nukundira umuntu uko ahorose nabyo uzamwanga? Se nukundira umuntu uko ari mwiza ku maso, umunsi yagize impanuka agashya nko mu maso uzamwanga? Erega ntiwirengagize ko nibyo byose washyizeho ugenderaho mu rukundo, hashobora kuza umuntu akakwiyoberanyaho akakwereka uko wifuza ko mubona, ariko yagera hirya agahinduka. Mwamara kubana agahinduka pe, kubera bya bintu wamaze gushyiraho mu rukundo ugenderaho nyine bidahinduka. Nshuti yanjye, mu rukundo tuba dukeneye kudohora. Ndakwiginze gendera ku bintu bizima bifatika, kandi ufate n'umwanya uhagije wo kwiga ku muntu, kuko umuntu ntimugari. Inama ikurikiraho batubwira cyangwa batugira mu rukundo, reba ku ntego yawe iruta izindi.
umukristo umwe yaravuze ati uzabane n'umuntu uzarushaho kugufasha kwegera Imana. Abandi nabo bakavuga ko uzagomba kubana n'umuntu uzagufasha kwishima mu buzima bwawe bwose. Burya nawe rero ugiye ikintu wumva gifite akamaro kurusha ibindi byose, shingira kuri icyo ngicyo cy'ingenzi cyane kuruta ibindi byose mu buzima. Indi nama batugira ni yuko ugomba kujya mu rukundo n'umuntu uri shuwa neza uvuga ati ari muzima cyangwa arwaye. Niba waratashye ubukwe iri jambo wabyumvishe mu ndahiro y'abageni, gusa nk'uko bitangazwa na Kevin Thompson, umwanditsi w'igitabo What It Takes for Marriage to Work. We mu gitabo cye avuga yuko abantu benshi iyi ndahiro bakunda kuyirahira ariko batabitekerejeho. Kevin avuga ko uburwayi cyangwa imibabaro ari ibintu bisanzwe mu buzima bw'abashakanye. Ubuzima buragoye cyane. Umurwayi ushobora kumurambirwa, inshuti yawe wayirambirwa. Rero ujye wibaza umuntu mugiye kumarana ubuzima bwawe bwose, wibaze ngo ese nabasha kwihanganira ibibazo byose tuzacanamo? Kugira ngo wumve neza iyi ngingo, gerageza wibaze utu tubazo dukurikira mbere yo kujya mu rukundo n'umuntu wifuza ko muzabana. Ikibazo cya mbere wakwibaza: ese bukeye nkafatwa n'indwara kwa muganga bakambwira ko ari kanseri, ninde nakwifuza ko amba hafi buri munsi mu minsi mikeya waba usigaje kugira ngo upfe? Icyo kibazo ujye ukibaza, uvuga ati ninde nifuza ko aguma hafi yanjye. Ikibazo cya kabiri wakongera kwibaza: ese uyu muntu yenda guhitamo aramutse akoze nk'impanuka agacika amaguru ye yombi mbere y'ukwezi, mbere y'uko ubukwe bwacu butaha, aho bwaba bukibaye? Gerageza ubitekereze neza. Ikibazo cya gatatu wakwiye wibaza mbere y'uko ujya mu rukundo n'umuntu wifuza ko muzabana: tubaye dufite umwana umwe tukamubura cyangwa akitaba Imana, ninde nakwifuza ko yaba ari se cyangwa nyina w'umwana wanjye, ku buryo navuga ngo namwegama mu gituza nkamuririra? Ongera ubitekerezeho neza. Niba usanzwe ufite uwo mukundana, tekereza mu bihe bikomeye waciyemo by'uburwayi, byibura niyo byaba ari iminsi 2, wibuke uburyo yabyitwayemo. Ese nubwo yaba atari bugire icyo ahindura ku burwayi bwawe, ariko byibura akakuba hafi akanaguhumuriza. Inshuti yanjye, ibaza ibibazo byinshi byose byo mu bihe bibabaje byose byatuma uhitamo mu bicanamo, kuko ngo inshuti izagaragarira mu byago, kuko ngo inshuti nziza igaragarira mu byago. Kandi abahanga bakunda kuvuga ngo uzabane n'inshuti yawe magara. Wongere utekereze neza wifashishije izi nama na experience tugenda tubona mu by'ubu buzima, wongere guhitamo neza kugira ngo ejo hazaza hacu habe hazima kandi habe ahantu hafite intego nziza. Urukundo rutari ruzima ntabwo turukeneye mu by'ubuzima bwacu. Buri wese akeneye ubuzima bwiza bufite urukundo. Nta muntu utifuza kubana n'umuntu ukunda, inshuti yanjye, ariko bitekereze neza ongera ugira amahitamo. Mwakoze kudukurikira, twari turi ku mahitamo y'umuntu mwazabana Akaramata. Ndabashimiye mwese twabanye, ndabashimiye ko mudahwema kudukurikira. Hari igitekerezo wagize wifuza kutugezaho, gisige muri comment. Njye mwari kumwe yari Iradukunda Anita. Iyi ni Baba Official. Ciao ciao.